sheri wawe akongera kera iyo kukubabarira nashwanaga n'umusheri urumva nkahura n'inshuti zanjye nyine kera ariko ahubwo ati kari akajama n'imbwa imbwa byo birumvikana uzi umutinganyi kandi mwarakundanye umuntu mukundana ukamwita imbwa ibyo byo ni ibisanzwe abakobwa niko bumeze ariko ntabwo ari bose abenshi iyo atandukanye turiya mujama ni agacucu ni feke kandi mwarakundanye kandi yarakuraje amajoro uri kurira wararaye amajoro uri kuri telefone uvuga uti mumbebe amakira nabimubwira akababara akambwira ati uwo mujama mukatira ibiki n'ibiki ngazakubabaza abo best ariko bameze noneho umuniga nyine yaciye ku ruhande avugisha nyine undi musista wari inshuti yanjye nyine aramurabura ukuntu ibintu byose uwo mu best amubwira ukuntu ibintu byose bimeze ukuntu ankunda ukuntu ngo bimubangamira kuba amubwira ngo amakuru yanjye na boyfriend ngo biramubangamira ibiki n'ibiki nyine shizadanye reka nkomeze kukwifuriza kugubwa neza aho uri hose wowe ukurikiye The Trends 250 mu buryo ubwo ari bwo bwose yaba kuri Instagram cyangwa hano kuri YouTube njyewe uri kumva ndurwa igikundiro rwa Manuel mwene Nyirimunga nkabimbanziriza gitero mpamagara iyo bikomeye ku rugamba nkita ka Enzo wowe udukurikiye menya ko uri uw'igiciro cyinshi gusa ntago nasiba kwakira cyangwa gushima umutumirwa wacu w'uyu munsi mwite mama w'abashu cyangwa umwite umukobwa mwiza kuko ni mwiza pe amakuru ni meza umeze ute meze neza akuseka neza nijya mbere bikubwiye wowe wa mbere oya urabeshye niwe wa mbere ubimbwiye umeze ute meze neza umeze bon ndashima Imana mu twenda tw'utuwayiti nabi ku gikomo cyinshi ako gakomo wambaye icyo gasobanuye akahe ko nambaye twinshi ako kari hejuru k'icyatsi k'ubururu sorry karimo amabara y'umuhondo umutuku iri darapo yego uzi icyo gasobanuye gasobanuye iki ni idarapo ry'igihugu ikihe Kongo uri umukongomani oya ndabakunda ukunda abakongomanikazi ni byiza cyane bamwita mama w'abashu umeze gute meze neza umeze bon kuri kwisetsa ubusase uhuye ni bogari Igor mandi kwisetsa ubusase oya babarira umbwira umwaka wawe umwaka turangije umwaka wa 2024 uko ugendekeye gute umwaka wa 2024 umwaka wa 2024 wari umeze ute muri makeya umwaka wa 2024 urumva nari meze neza niwo mwaka nasorejemo amashuri yanjye yisumbuye ntangira n'undi nyine ubu ngubu ni ugukomeza amashuri to mbwira ibintu bibiri byakubayeho mu mwaka wa 2024 apana ibyagushimishije ibyakubabaje umwaka wa 2024 ibyakubabaje cyane ibintu byambabaje mu mwaka wa 2024 urabona ndi kubishakisha ntabyo nta kintu cyakubabaje wow nibiki bibiri byagushimishije kurusha ibindi ibintu bibiri byanshimishije se icya mbere ni diplome yanjye wabonye diplome cyane wow abandi barazibuze abantu benshi bararase ngo basige bafatira nimba ari kuri 70%. Biraba bitangaje kubona ntabwo wari umuswa ntabwo wabona gito zapfa kuboneka nari igiswa cya danje ubona bibyaze niyo uyibona ute ko mu cya leta badakopera barakopera ntabwo bakopera so babakopera twebwe mu gihe cyacu wakoranaga n'umusirikare kuri hejuru mu cya leta n'imbuga byarahindutse ukora nyine wisanzuye ntabwo nyine ukopeye bagufata ariko ntabiba birenze kubivuga nguko ngaho wabikoze bazumbwire muri 2024 ntago wigeze wungukamo umusheri mushyashya cyangwa ngo umubure
narabahombye benshi. Yesu we, mu mwaka umwe Mu ari mwaka umwe benshi nahombye benshi. none ugira benshi icyarimwe. Oya ntabwo ngira benshi icyarimwe. Mm, Ahubwo mm. umwe araza agacomoka, kaza undi agacomoka. baza bagenda Baza nta gahunda. baba bashaka ahitambira n'ibiri cyangwa ni wowe udashobotse. Oya njye ndashobotse urumva. Nibo Ahubwo nibo badashobotse. badashobotse. Aya abakobwa wowe nimwe mutagishobotse. Nimwe akenshi basigaye bakunda kuvuga yuko ngo umukobwa w'i Kigali ngo aba afite ngo boyfriend na besto na rutwe. ahubwo motari Na motari n'indaya ku Kamonyi. na arya bamwita ngo iki sponsor na sponsor ntago ngo bakimwita sugar daddy. Abo ngabo ntago mbagira. ugira nde boyfriend gusa. Kankubaza wemera ko umuhungu ashobora kugira best friend bamarana igihe kirekire kurusha girlfriend we? Bibaho. Ari sheri wawe wakumva ntacyo bigutwaye? Twavuga n'iki se? Atamu umwanya aho umwanya best friend we kundusha. Best friend we bahura na ari umuhungu se? Wapi ari umukobwa? Ntabwo byakunda. Nise ku cy'abakobwa kenshi mama wafite ugasanga mfite best w'umuhungu se? Nge nta best ngira man. Yego. Utekereza iki ku mukobwa usanga afite best friend afite na boyfriend cyane? Bya bintu ni bibi. Gusa ugasanga umwanya mwinshi aho hanoza icyambere cyo uwo mujama besto ubu mwisanzura kurusha boyfriend wawe. Boyfriend wawe hari ibintu utamwigiraho ariko ukabyigira kuri besto. Mu mwarakundanye mutinyana se? Oya ntago mukundana mutinyana. Suzi ko se abantu batinya bakundana banyuzamo nyine bakagira isoni ukuntu hari ibintu utakikora ariko iyo uri kumwe na best friend wawe best ababinoza bakunogereza neza ukuntu ubutinya nyine ubumurekurira tu best friend. Ase ibintu bya best byaje utemaye usigaye usanga ngo uriya ni besto ngo ntari ngo ni besto ngo ntari twariganye turaturanye ngo ni umwana utuntu nk'utwo rero noneho mwana atandukana umuntu wa mbere ujya kuyibwira akaba ari besto. Iyo washwanye na boyfriend wawe umuntu wa mbere ubibwira ninde ni besto kandi nawe ari umujama. Ase wumva ko we nta usanze nka best friend wawe agukunda cyane nyine hari ukuntu umujama akunda umukobwa ntabimubwire we nyine agahitamo kujya muri friendship zone nyine akabishyira mu bushuti cyane bakahita ugasanga wagukunda wabigenza ute? Okay uvuze ko byakubayeho tubwire ukuntu byagenze. Byambayeho best friend wawe wamufatanyije na best nako na boyfriend namufatanyije na best nyine nkuko igisobanuro kibivuga cy'aba best ni ubushuti. Nari mfite umuhungu w'inshuti yanjye mfite n'uwo dukundana noneho hari ukuntu buri kintu cyose cyabaye ubu kibwira best wawe. Noneho nyine twarakundanaga tugashwana ntabimubwira akababara akambwira ati uwo mujama mukatira ibiki n'ibiki ngo azakubabaza abo best ariko baba noneho umuniga nyine yaciye ku ruhande avugisha nyine undi musista wari inshuti yanjye nyine aramurabura ukuntu ibintu byose uwo mu best amubwira ukuntu ibintu byose bimeze ukuntu ankunda ukuntu ngo bimubangamira kuba amubwira ngo amakuru yanjye na boyfriend ngo biramubangamira ibiki n'ibiki nyine shizadanje. Nyine birangira ibintu by'aba besto mbivuyemo tu si ibyanjye none se yari gutuma nshwana na boyfriend wanjye kubera ngo besto nyine ngo kuko twarakundanaga pe cyazi yabimbwira mbere yuko mbona uwo mu boyfriend twari gukundana ariko yabimbwiye nyine utakimwiyumvamo kuba naramwiyumvagamo ariko by'ubushuti. We mbese rero mushyize muri friendship zone nta bintu by'urukundo rw'iki n'iki rurengaho ba besto baragowe. Utekereza iki kuri Titi na Nyambo? Bavuga ko ari aba besto. Ntacyo mbatekereza ariko ntabwo ari aba besto. Sinumvishe ejo bundi barabyemeye ko bakundana. Titi na Nyambo barabyemeye. Kankubaza udukupure umbwire utwukundamo. Ari Benda na Shakira na Titi na Nyambo. Kanyumvira ibintu bugereranyije. Nabayibona barenze. General Benda. Kubera. Ira kupurira
barakubiye fo bahura bashwana basubirana. biriya nibyo bita urukundo, ntazibana zidakomanya amahembe. Njye ntekereza ko urukundo ubaye umuntu muhora mushwana nyine uwo muntu ubumukunda. buriya umuntu mudashwana, umuntu mudafite ikintu mupfa sha nta n'ibyumviro ubumugirira. umuntu mudashwana, njye ntekereza ko mushobora gushwana gusa ntimuhite mubivuga, nyine mugashwana mukamara nk'iminsi bariya ni abasitari rega, nta buzima buri prive bagira. ariko babishyira hanze, ntago ari abantu babicukumbura, ntago ari abantu babicukumbura gusa nabo ubwabo nabiriya bakora kandi birabinjiriza, no se uri kubireba ntibibinjiriza. cyangwa aho gutekereza ko ari agatwiko. birashoboka, ariko hari igihe biba biri seriye. bashwanye biri seriye bakongera urundi bagasubirana, mana ari igihe bashwana nibyo bita urukundo. hari n'ubwo bashwanye ndanarira. byari igihe najyaga mbona bashwanye bagatukana, bakajya ama live bagatukana, noneho nuza akajya yita Benda ngo ni umutinganyi. ntabwo ibyo bintu bizi biriya nyine bibaho tu. buriya ni n'ubugambo, ariko simvishe ngo ni ubugambo bwabaye hagati yabo, basabanye imbabazi. ubu washwana na sheri wawe ukamwita umutinganyi, sheri wawe akongera kukubabarira. kera iyo nashwanaga n'umusheri urumva nkahura n'inshuti zanjye nyine kera, ariko ntabwo ati kari akajama n'imbwa. imbwa byo birumvikana, uzi umutinganyi kandi mwarakundanye, umuntu mukundana ukamwita imbwa. ibyo byo ni ibisanzwe, abakobwa niko bumeze, ariko ntabwo ari bose, abenshi iyo atandukanye turiya mujama ni agacucu, ni feke, kandi mwarakundanye, kandi yarakuraje amajoro uri kurira, wararaye amajoro uri kuri telefone uvuga uti mumbebe amakuru uri kuvuga unigira ngo papa watakumva. uracyaba iwanyu? uracyabana na papa na mama bose? sheri wawe yazaga gusura iwanyu mama akamubona? ntawe arabona. papa wawe se ntawe arabona. amubonye wumva yakora iki? wumva ariyo mpamvu yatuma utamubereka? impamvu se buriya ni byiza kwereka umuntu mukundana iwanyu, urumva, ariko ukamubereka nyine nawe ubona nyine ari ibintu biri seriye tu. ari ibintu biri seriye amani, uzi kujya kwirwa nereka papa ati ibi turakundana, ejo tugashwana turakundana, ubwo se yagufata. noneho mukundana n'abantu ukajya ubona ntabwo bari seriye, ukabona hoya hari igihe ukundana n'umuntu papa se afite nyine nawe uyizi tu. nose uwo muntu wajya kumwereka iwanyu? hari umuntu mukundana nyine nta ntego nta kintu, uburyo ubu nta muntu murakundana ngo wumve uyu muntu bibaye ngombwa. uzi ko hari umuntu twakundanye nkumva niwe tuzabana biza kurangira biteze baba mwimye amakuru. abahungu bagira injuga, abahungu baba bazi kujugaza, natwe turazigira. oya ntabwo urumva umuntu kuri borane umuja muhita wirwaza, cyangwa ngo kuri aniveriseri yawe ikigera akahita akubwira Saint Valentin anniversary, ni ibintu by'iminsi mikuru kwa kundi bari guhana amagift, umuntu uri gift akahita rugwara, akahita cyagakuraho phone, cyangwa akahita akubwira uti phone bayibye, ngo nahuye n'abantu bankubita banyisha ahubwo ntabara abo bajama babaho tu. kandi ubwije ukuri umubebe iti nta kintu mfite, iki n'iki se yabuzwa n'iki? kuko Kigali biba bigoye, nyine biba bigoye. ureba ufite nk'abashuti bawe, ufite wenda hari ukuntu ababebe muba mufite amakuru mugendana, abantu mugendana, ukajya ukumva uwa mbere araguhamagaye tibamaye boyfriend wanjye yanjyanye aha yamaye ibi, ukabona uwa kabiri byitayeho ntacyo wazageraho. nose nta muntu unganya n'undi ubushobozi, nose ibyo boyfriend wanjye yankorera n'ibyo yakorera inshuti yanjye ntago bibaho. nyine hariho abantu babikontaho cyane, gusa ibyo ntago mbireberaho. wambwije ukuri sava, ariko wambeshye wakubeshye nta kintu mwamukivugana, nta kintu na kimwe mwamukivugana. reka nkubaza akabazo gatoya. hari akabazo nashaka kukubaza. uri kumwe na Bushari si umuzi, na Bruce Melody na Israel Mbonyi, bakakwiba nyine ukagira ikintu ubura, ari abo bantu batatu muri kumwe ukagira ikintu ubura, ninde wasaka bwa mbere? ninde wabanza gukeka? ninde ahita umuntu navuga ati iki ni ikijura? umuntu wahita ukeka ku kanya ukahita uvuga uti
arakanyarukanye mba mbona rwa Bruce Melody rureba nk'urujura ku buryo Bruce arenze bushari ari Bruce ya Bush buriya nta niga mani niga ntago zijya zipfa gukora ibintu nk'ibyo Igo Melody ubona ari umwana ahubwo na Israel mbonye da nzi ko ugiye kuvuga ngo Bush ari ngahita mubaza ari nka bibiri y'abakwibye Bush ni niga yikwibye irabikubwira irakurabura ati nagatwaye uramaya Bush agutaye bahita kubwira iti uramaya ngaya karinje gafite ariko ubiza ariko cya Bruce Melody cya bare bazitwara ntumenye ko zanagiye kuko waba uvuga ati ni abantu beza Munyakazi ntago wawe mukekera umugabo winda kavuga ati yantwariye wenda nka phone ibyo ngibyo mani ibyo ngibyo buri nta niga mani beshye nta niga inigira kwibika kurabura wenda yabyo wasanga yaza kugenda nyuma akaza kukurabura nyuma ya ariko Bruce Melody cyambere cye ntiwapfa kumukeka ntiwanamusaka umugabo mupapa Israel mbonye bavuga se umuntu wiririmbira indirimbo z'Imana koko abakristo banagukubita amabuye banakumena da ariko nyine Bush agatwaye yakurabura leta akubwira iti ufite amaya se nkusubize ufite amaya ngaya nkusubize iti ninjye wagatwaye mani reka nkubaze utubazo uzajya uhitamo umuntu umwe n'abahanzi cyangwa abastari mu bukunda Juno Keniso Juno Bruce Melody The Ben kubera iki The Ben nkunda indirimbo ze nkunda kuzumva na undi mwihariko umukundira nicyo gusa indirimbo ze ndazikunda pe hari couple Titi na Nyambo na Benda na Shakira sinakigusubije ra General Benda na Shakira niba ukunda F4 mani kandi okay reba Regis na Huzo na Miki urumva reba Regis na Miki bagikundana na n'umusore basigaye bakundana ubu ngubu umwe yajyaga yita uriya nawe baberanye wahitamo wafaniye muri izo ari imbere Regis na Noza uriya rwose barane bamfana buriya bari kumwe kubera iki nyine mbona reba baberanye Regis ntago aberanye n'uriya mukobwa ubona arenze arinde urenze Regis se buriya arenze iki kandi bavuga ko Regis ari we wazamuye kukuzamura se bivuze kukugira umugore ushobora gukunda umuntu ukanamushyigikira mu bintu akora nyine yaramushyigikiye ariko ntabwo bivuze ko nyine gukundana ntabwo bajyanye mu gushyigikirana barajyanye ariko mu gukundana wapi wumva ute ko biriya bintu bakoraga byaba ari agatwiko ko hari n'ibyo bakoraga bakabyemerera ko ari agatwiko hari nk'igihe Regis ntabwo nakundaga kubakurikirana cyane okay reka njye mbikibwirire hari nk'igihe Regis yigeze gushaka kwambika impeta Miki mikarabyanga gusa Miki hashiyeho nk'iminsi ajya kuri TV imwe ndakeka ari ku Isibo aravuga uti oya biriya byari agatwiko byari gushimisha abantu utekereza iki ko bashobora no kuba batarigeze bakundana n'ubundi byari akazi ntabwo byanungura kuko ni ibintu bibaho cyane nyine wowe ubyumva urakeka ko byaba ari agatwiko cyangwa n'ubundi barakundanaga baza gushwana nkaba nkubeshye nta gitekerezo mbifiteho okay kankomeze mubaze bamenya Clapton Papa Sava Clapton Nyax Clapton Kiramani kubera iki Clapton baranshimisha ubona se aranshimisha umva aranshimisha pe bihagije mu muturanyi we umva Yago Irene Yago Pondati na Irene Murinda habi Big Energy uri mu Big Energy kubera iki Yago
Yago nakundaga ibiganiro bye tu n'ubu kandi ndacyabikunda ndamukunda mbona ari umuntu ushyira mu gaciro ntacyo yitayeho nta nubwo agendera ku nyungu kenshi. Utekereza iki ku bintu yigeze kuvuga ko yakorewe akarengane na showbiz yo mu Rwanda? Ni ibintu bibaho. Utekereza ko byaba ari byo? Byaba ari byo cyane rwose. None se umuntu yavuga ibintu nka biriya aje kubeshya bakaba baramurenganyije? Okay, ku ruhande rwa ufite best friend wawe, best friend wawe umubitsa amabanga yose, ibintu bye byose aba bizi, agufasha gusapotinga mu bintu byose ukeneye, na boyfriend wawe agusapotinga, agufasha ibintu byose, bose ari abajama, bakubwiye uti uburemo umwe, wahitamo kubura nde? Mburemo umwe? Ninde warekura akagenda? Ubwo urumva narekura nde? Best friend ari umukobwa? Wapi, ari umuhungu? bose ari abahungu. Ubwo urumva naheba nde? Nabura kwisangira umugabo nkaguma kuri best friend. Usanze se nawe yagukundaga? Best se yankundaga, ibyo ntibimureba, nanjye naba nakundaga boyfriend wanjye. Yawe yarabuze kubikubwira hakiri kare? Yarabuze kundabura se ngo muhite nahitamo boyfriend yawe. Best friend, aba best n'ibiyangana abantu baje bakigira aba n'ababest. Aba best sinkorana nabo, ngira inshuti singira ababest. Barakubabaje nyine ntago ubona utazi, ubona aba best wapi? Kamubaza ka The Ben, uribuka The Ben ejo ndamaje gukora igitaramo, ni iki kintu cyagutunguye mu gitaramo cya The Ben? Ikintu cyantunguyemo kikananyica ni ya mpano. Ya mpano ariko yarabakomye, agira gutya itakubita akuramo n'agakote, abana bakibona amatatuwaje barasara. Yaradukomye bira byo byabinirwaga yivugisha ngo ngiye nikuburiye baba. Wese uvuga uti cyakoze uyu muhungu. Agira indirimbo nkunda fo. Wigeze urumva ko The Ben ari indirimbo ngo yibagiwe? Yibagiwe yande oya, ari abahanzi bari mu gitaramo cya The Ben bagiye kuririmba indirimbo bakazibagirwa indirimbo zabo. Utekereza ko umuntu yaba yariyandikiye indirimbo akayibagirwa? Ibyo se bibaho? Noneho baba barazibandikiye. Arabandikira nyine. So waba ufite amafaranga ukajya kurushya ubwonko bwawe. Okay, katubanze tugaruke kuri iki. The Ben hari indirimbo ye yagiye gusohora, abanza gusohora iya Niyo Bosco kuri Audiomack. Audiomack ara. Utekereza ko umuhanzi kugira ngo abe umuhanzi wa nyawe nuko aba yiyandikira indirimbo, cyangwa nuko ashobora gufashwa n'undi muntu gusa bikamwiyitirira agashyiramo ijwi rye akitwa umuhanzi? Ubundi iyo katarafatwa uriyandikira, ariko iyo kamaze gufatwa nta mpamvu yo kurushya ubwonko bwawe. Ufite n'ibindi rego, ufite n'indi mishinga ugomba gupanga, ugomba kuzana. Wemera ko umuntu yaba umuhanzi atazi kwiyandikira indirimbo? Ufite amafaranga barakora, hari abantu baba bakora bazi imirongo bakakwandikira ukaririmba ugahemba, ku buryo wowe ukajya utwika kandi barakwandikiye kandi ukitwa umuhanzi bakubwita ivuga. Ahubwo umva ubu nakubiye fo. Utekereza iki ku myambarire ya The Ben mu gitaramo cye? Igitaramo cye cyagenze neza, yambaye neza se? The Ben turanamufana, gusa ngiye yaba yambaye neza yaba yambaye nabi ntabyo nabona. Okay, ntago turi kuvuga kuko ntago ari we wiyambitse, icyo ni icyambere. Abafite abantu babikurikirana bamwambika, sibyo? Hari agapost kamaze iminsi umuhungu witwa, reka tureke kumuvuga, gusa yaravuze uti ngo The Ben ngo bamwambitse igikote nk'icya Bijo Bijo uravuze? Narabyumvisha, narabibonye ku mbuga. Utekereza iki ku muntu wambitse The Ben? Ku muntu wambitse The Ben mu gitaramo cye? Abarundi bakunze kuvuga yuko ngo abahanzi b'abanyarwanda batazi kwambara nk'abasani. Ese The Ben ni umusani? Nyine umusani ni umuhanzi. Umusani ni umuhanzi? Mu Giswahili umusani wa ese wowe iyo bakubwiye ngo uri umuntu w'umusani baba bakubwiye ngo uri umuntu w'umuhanzi? Akenshi nuko nyine akenshi nuko abahanzi baba ari abasitari, niyo mpamvu nyine umusani bakunze kumuhuza n'umusitari. Impamvu mvuze umusani nuko nyine The Ben ari umumega star. Utekereza iki ku gihe abahanzi b'abanyarwanda bose
baba bambaye nka kuriya The Ben yambaye mu gitaramo cye. Mu gitaramo cye okay, bakambara nko muri la style, simvuze ngo bambare kuriya, bakambara nyine nko muri la style. Na Bush akambara kuriya. Cyozo umuntu yise utangaho urugero, ndi kuvuga nyine ishusho y'umuhanzi mu Rwanda. Bakajya birase birani bya The Ben. Nk'urugero reba nko muri Nigeria. Nko muri Nigeria akenshi umuhanzi aza kuri stage yatayeho agakote, akigera kuri stage akahita akajugunya. Biba ari ibintu tuzi ko ba Nigeria ko iyo bageze kuri stage na yamana yarakajugunya. Urumva? Okay, n'umwihariko wabo. Ubyumva ute abahanzi b'Abanyarwanda bazanye umwihariko nko kuriya The Ben yari yambaye mu gitaramo cye. Abenshi bakazajya byakonezeza bya ngeze bya nta kintu byamfasha. Ese The Ben na Melody bakoze igitaramo. Oya reka tureke Melody, tuvuge Meddy wa kera, apana Meddy ubu, apana Meddy wo mu ndirimbo z'Imana. Meddy uririmba secular, indirimbo zisanzwe za ndirimbo ze. The Ben na Meddy bagakora igitaramo bose ku munsi umwe. Mu bitaramo bakoze ugomba kwatendingamo igitaramo kimwe, bajya mu cyande. Hajya mu cya Meddy. Kubera iki Meddy? Meddy sha. Meddy kubera iki Meddy? Nakuze mu wundi, nakuze mfana abantu babiri, nakuze mfana The Ben na Meddy. Na King James. Nkaho ntago wavuga ko bose banganaga. Ntago banganaga, gusa nakundaga Meddy cyane. Meddy wamukundaga kurusha Bushari. Kubera iki Meddy nyine? Ndikubaza. Kurusha Bushari? Bushari yari ataraza. Nako The Ben na Meddy. Kubera iki Meddy? Kubera iki Meddy nyine wamukundaga cyane kurusha Meddy yaririmbaga uturirimbo twiza dutuje, urumva? Noneho hari ubwo twahuzaga nuko nanjye ndi mu rukundo. Wamukundiraga ko yarandiri muri make yabaga ari kunkorera utuntu twanjye. Yagukoreraga isanamitima. Reka ubaza kandi akabazo k'ubwenge. Uramutse ugiye kugura inyama, urumva, inyama z'inka, wajya kuzigura ugasanga inyama, okay, bagutumye kuri boucherie ugiye kugura inyama, ugasanga inyama z'inka zigura 4,700, inyama z'ifi zigura 4,300, ugasanga inyama z'inkoko zigura 3,900, warangiza ugatanga 10,200, wowe akaba ariyo wishyura. Urumva? Ugatanga 10,200, bakakugarurira 3,600. Ko nawe urasetsa, niyo wambwira ngo nkirarane nzakigusubize. Kanyigusubiriremo. Oya ukiri gusubira. Ni ikibazo cyoroshye. Imibare iranstressa. Ndabyumva pe ntago kigoye, ariko siba nshaka gutekereza ikintu kirimo umubare. Kubera iki? Isi turimo kari imibare rwose wapi? Basi igitekerezo pfa gusubiza. Okay, ngaho mbwira. Ufite 10,200. Nyine utanze 10,200 muri boucherie. Kandi inyama z'inka ziri kugura 4,400, izifi zigura 4,300, izi nkoko zigura 3,900. Bajya kukugarurira bakakugarurira 6,300. Ubwo wabuguze izihe nyama? 6,300. Bambwiye ko izi nkoko zigura ngahe? Izi nkoko zawe zigura 3,900. 3,900. Izifi ari 4,300. Izi nka ari 4,700. Ubwo wabuguze izihe nyama? Izifi ni 4,000 ngahe? Izifi ni 4,300. Usize nkafata phone nkakura. Ugakuramo iki? Nkareba mu 10,000. Okay, nta kibazo, koresha na phone naribi. Nkoresha na cyangwa oya nta kibazo. Okay, ubwo ngubwo tutire tujya kure ni ifi. Kubera iki? Urumva ufashe 10,200. Okay, mbwira ukuntu bitekereje wowe. Oya wowe banza umbwira. Oya wowe mbwira. We reka ngendeke kubikubwira kuko ngenda bizi. Wowe mbwira ukuntu isubibara kugira ngo itumenya ko wabuguze ifi. Ndikukorohereza kuko ndi kubona turi bujye kure. Uri kugere oya kandi nijye wakubajije. Nne wambajije misemo korohereza ubwonko bwanjye gutekereza ibintu. Niwe wiyorohereza. Ndumva igifari cyo gikubiyemo aho ngaho. Imibare biranze. Utekereza utese ko bitaba ari inka? Inka? Ngo si inka bakugarurira 6.
nyine waba watanze 10,200 kandi inka igura 4,700, inyama z'inka zigura 4,700. bitatu gukuramo 10 nakubwiye 10,200. 10,200 yego na 3,900. yego oya mani nizeye aho hari bitatu. hehe hari bitatu? wambwiye nihe igura 3,900? ni 4,700. naho hari 3,900. inkoko 3,900. ni inkoko. ubibaza ute kugira ngo umenye ko ari byo? ukuntu mbibaze se ntago mbibaze ngo numve ngo birahuye. ukuntu mbibaze se fashiye ayo 900 asigaye ku ruhande arengaho nongeraho 100 biba 4 urumva. wambwiye ko bakugarurira 600. 300. 300. 6,300. abo ngabo se ko bari kunshanga. umuntu ashyizeho igihembo se basi wagitekereza? shyiraho igihembo. kubera icyo ubwonko bwawe butahita. turacyari kumwe na mama w'abashu, mutwihanganire kubw'ikirere cyahindutse, burya umwanzi w'ibyiza ni igihe. mama w'abashu umeze neza se? meze neza. banza umbwire, uracyazi ko wamaze kumenya uturere tugize u Rwanda se? ni tungahe? 35. 35. utwo 3 turengaho se twavuye? ntabwo mbizi. n'utwo wivumburiye? nzi ko ari uturere 35 tugize u Rwanda. none se Kigali ifite uturere tungahe? 3. tungahe? n'akahe? Kicukiro, Nyarugenge na Gasabo. Nyarugenge uzi imirenge irimo cyangwa ndakugoye? aho ntabyo namenya. mbwira abaminisitiri 2 bo mu Rwanda wabuze. abaminisitiri 2? yego. ntabo? nta n'umwe? ntari bimbwira umwe. abaminisitiri muri se ngenzi gutandukanya minisitiri cyangwa abadepite aho wabungoye. minisitiri aba afite minisiteri. naho depite we aba ashinzwe ibintu byo gutora amategeko muri sena. rero ibyo se nabimenya ngo uyu ni minisitiri cyangwa ni depite. none se kamwibariza akantu, akabazo koroshye. perezida uriho ubu ngubu wemewe n'amategeko wa Amerika ninde? ngeze ngo w'u Rwanda. wapi? wa Amerika ninde? wa Amerika ariko wa musaza yitwa gute? uriho ubu ngubu wemewe. reka mbanze nkwibutsa akantu. ejo bundi habaye amatora, Trump aratsinda. ndi kuvuga rero umuperezida uriho ubu ngubu wemewe n'amategeko. naho nkubeshye ngenzi Trump gusa. agiye hasimbuye nde? wingora. wingora. ntawe uzi ubu yagiye hasimbuye? nose ibyo nabimenya gute ko ntaba muri Amerika? mbwira perezida Paul Kagame yagiye asimbuye mu Rwanda. wowe ndaburi. kandi mbikubajije habanje uriya muperezida wundi yitwa gute? mbonye umutwa. niwe yagiye asimbuye. njye ndi kukubaza. njye navutse nzi perezida. njye ndi kukubwira perezida wowe Paul Kagame. nyine yagiye asimbuye nde? abo yasimbuye bandi. tureke nta kibazo abo yasimbuye, abo ni abakera. tuvuge ko utari uzi umuperezida wa Amerika wari uriho. namubwirwa n'iki? hari umugabo ejo bundi wacuruzaga botike hano hepfo bitaga Joe Biden. urumva? hano hepfo mu gasantere. nawe ntabwo umuzi? ntawe uzi? umugabo wacuruzaga ibitoki hano hepfo bita Joe Biden. cyangwa ni perezida ahubwo wa Amerika? nari ngukopeje ngo numve niba wamumenya basi. nyine amazina ngenda nyumva. ugapfa kuvuga uti wasanga ari niwo Bushinwa ntabwo wamenya. ubu ubu Bushinwa wumvaje namumenya. Kim Jong Un uramuzi? ayoboye iyahese ni y'epfo ni iya ruguru? nibyo nari ngiye kukubaza. ntabyo namenya. ayoboye Koreya. iy'amajyepfo se cyangwa iy'amajyaruguru? njye nibyo nari ngiye kukubaza ahubwo.
wembwira ntabwo uzi ayoboye amajyaruguru. bamwita mama w'abashu. umeze neza se? umeze bon? utazi perezida uyoboye Amerika? cyane ngeze mba muri Amerika. ntabwo ujya urarayo se? oya ni nkawe urarayo. inde? wapfa abakobwa ngo barabyiharaje. abajama nibo barara muri Amerika ukuntu. wapi aba baby mukunda state 4. abakobwa kuki mukunda state we? noneho ngiyo bari muri interina. ese kuki ngo abakobwa akenshi iyo bari muri interina ngo birangira babaye abatinganyi? ntabyo kuko sindiwe. nta n'ibyo wigeze wumva? ntabwo uriga muri interina? ibayemo imyaka myinshi. ntabyo wigeze wumvamo? nurabyumva ariko sinigeze mbibona. nta nubwo uzi umuntu bavuga ngo turiya ngenda bizi neza ko ari we wari umutinganyi? babeshya abantu. bakavuga umuntu nawe abyemeza. ntabwo ibyo nabaga mbyitayeho. uvuga iki ku mukobwa w'umulesbienne? ni byiza kuko aba abyishimiye. ni amahitamo ye. ni amahitamo ye, njye ntabwo mubyaginga. anterese nyine gusa yantereta gute? ntose umuhungu wese ubu hari umuhungu ureba ukavuga ati uriya ntiyanete kandi yagutereta ukamwemera. rero n'uwo mubeba aramutse anterese akantereta neza wenda ntawamenya. wakemera mukajya kwandana? oya ntabwo mvuze ngo nabyemera, gusa ndavuze ngo ntabwo mbizi, gusa njye mu mutima wanjye sinabyemera. okay ni ujya ubacira urubanza ku mahitamo yabo? so undi biriya bintu z'ahantu byaturutse wumva ngo njyewe nari nzi ko mani kera nari nzi ko ari iby'abantu b'abazungu apana abanyafurika. njya kumva urumva uti n'abanyafurika ngo bande noneho n'abajama nabo basemungu bakajya banabyemera. njye mbimenye vuba, nta n'imyaka nk'ibiri iciyeho menye ubutinganyi. nta mutinganyi uragutereta? ari ukuba inshuti n'umupede w'umujama no kuba inshuti n'umulesbienne w'umubebe waba inshuti nande? kubera ndi umukobwa ntabwo naba inshuti n'umulesbienne. kubera ubwo ngubwo nkuruye n'isi yagukura bitakurimo. none se umuntu aza kugutereta byari bikurimo? abo bose b'abashuti bawe ntabwo bankurura, nkururwa na sheri wanjye gusa. none se nyine kuki utumva ko n'umulesbienne mwaba inshuti atagukurura? naba inshuti n'umuge. aha yakamwani rondi baramubajije ngo baguhuje na minisitiri w'intebe ngo n'umudepite umwe mu Rwanda ngo niki kintu ngo wamusaba, ngo aravuga ngo ukeka ngo bafasha abatinganyi bose ngo bakabashyira muri stade bakabarasa ngo bagahera kwa byaba ari sawa tu babarashe kuko bangiza abana bato. nawe urabyemera? ntibanabarase mu mutwe ahubwo bakajya barasa mu kabuno ukoze ugasanga ukivumbura ko wari utabizi. ko ngo akenshi ubundi ngo ntabwo avuka abizi, ngo hari igihe ngo akundana n'umuntu badahuje igitsina ngo bikazanga nyine ngo akazaza kuvumbura ko. njyewe ntabwo nabivumbura. ubu ubibona ko abajama ari bo baba?